Kanda subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Iyi business bayita Murapoz ariko ni scam ntagire umuntu uza kuba wayigerageza. Hello guys, inshuti bakunze kumeza kubana hano umunsi ku wundi ndabashimiye cyane. Uyu munsi ngiye nyamukuru inzanya ahangaha nje mbaburira. Nje kubaburira ntagire umuntu uza kwinjira muri no business bita Murapoz, ntagire umuntu uza kuba wayigerageza kuba yayishuramo amafaranga araza guhita ahomba. Reka nze ngusobanurire byimbitse. Ino business bisaba gushora 5500 ariko uhita uyahomba. Rero dore uburyo babikoramo. Bakubwira ngo wishyure activation ya 5500, wamara kwishyura 5500 ukubwiye ngo wishyure cyangwa yagutumiye ukameza screenshot ko wishyuye 5500 yarangiza akakubwira ngo uraba activated. Rero ino business nibo bayungukiramo abangaba kuko bafite company bakorera ibishyura. Noneho iyo wowe wishyuye 5500 we bamuhereza 2700 ariko we ntube activated, biba bimeze nkaho amafaranga bayagabanyemo kabiri. Dore ko bimeze rero ino business rero abenshi n'abasikama ntagire umuntu uza ko wayigerageza kuyinjiramo. Nagira ngo mbaburire hakiri kare kuko ngewe nayigerageje kuba nayinjiramo mbere yuko nazayibahereza namaze kubona ko ikora ariko yahise ihomba uramutse uyinjiyemo. Rero dore ko bimeze ahangaha. Rero ibi 5500 yari bya activation. Reka nze nkwereke ahangaha rero ngiye kwigira activated. Ngiye kwigira activated. Iyi business bayita Murapoz ariko ni scam ntagire umuntu uza kuba wayigerageza. Iyi Murapoz ni scam. Hano kugira ngo ibe activated ukanda kuri activated, ugiye kureba ko yaba activated. Dore byo bagusaba gukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 1 akanyenyeri 3 ugahita muri rimwe ugashyiramo ino nomero, warangiza ukareba ko amazina abaruye kuri uno muntu bita Juliet kuko ubireba ahangaha yabaruye kuri Juliet. Noneho warangiza ugakanda confirm ukishyura amafaranga, warangiza ukaza ugashyiramo amazina ngo yawe ahangaha, warangiza ugakanda confirm to go dashboard. Ariko ibi byose ni scam ntabwo bikunda. Ibi byose nongere mbisubiremo ni scam ntabwo bikunda. Murabona ko namaze kuba nakishyura muri no business. Kimara rero kuba nakishyura, reka zishyiramo amazina yanjye abaruye kuri sim card, banze ubirebe neza ibintu bahita bambwira. Kimara kugera ahangaha ndahita nkanda confirm kugira ngo nemeze ko ari njye wishyuye. Amazina yanjye n'aya ngaya. Ndabizi neza ba nyiri no business bari gusikaminga abantu, bashobora kuba bahakinga n'ino channel ariko ndaza kugerageza nyihereza umutekano uhagije ku buryo nta muntu wabasha kuyinjirira. Niyo mpamvu rero njye navuze ati reka nze mbagezeho izi scam nawe utaza kugwa mu mutego w'ino scam. Dore ko bimeze. Ukimara kuzamo amazina yawe batakubwira ati confirm and go to dashboard. Rero ngikanda confirm and go to dashboard, dore ibintu bambwire. Soma aha hejuru neza witonze. Barambwiye ngo Jean not allowed contact and support for activation. Izina nyine iri zina ntabwo ryemerewe kuba, ngo ntabwo nemerewe kuba naba activation, gusaba ubufasha kuri support urebe ko bagufasha. Rero ahangaha ni ukujijisha abantu kugira ngo bakwereke ko bari buze kuba bagufasha ariko nta kintu bari buze kuba bakubarira. Amafaranga yawe baramaze kuyarya. Noneho umuntu wahaye screenshot winjiriye kuri link yiwe araza guhita ahabwa 2700 andi abe aya company bakorera. Iyi ngiyi rero ni scam, bo bayungukiramo mwimure mu bihombo. Mugerageze ntagire umuntu uza kwinjira muri no business bita Murapoz kandi muramukoze cyane. Njye mbaye mbagira inama hakiri kare ntagire umuntu uza kugerageza kwinjira muri no business ya Murapoz kuko ni scam. Iyi business ya Murapoz ni scam. Ntagire umuntu uza kugerageza kuba yayinjiramo kuko araza kwisanga mu kaga, yisange mu gihombo kuko iyi business ntabwo ikora. Mbaye mbaburiye hakiri kare ntagire umuntu uza kuba wagerageza kwinjira. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Ngiye kubagezaho video z'uburyo wakoreramo amafaranga mu buryo bwizewe ndetse na business zizewe. Uzishaka ndaza gutanga nomero ya WhatsApp shyashya kuko nomero zose ngiye kuba nazisiba, ariko ku muntu usanzwe ufite nomero yanjye aze kuba yanyandikira kuri WhatsApp, ndaza kubahereza indi nomero muzajya munyandikiraho. Mugire ibihe byiza.